Mwemere tuyishimire Imana isohoza amasezerano. Kubara ibice 23:19, Imana si umuntu ngo ibeshe kandi si umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izabikora. Ibyo yavuze ibyavuye mu kanwa kayo no kubisohoza nizabisohoza. Haleluya. Iyo niyo Mana dukorera. Ndashaka kwihuta. Zaburi 105:8, yibuka isezerano rye iminsi yose. Ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Haleluya. Akibuka ibihe ibihumbi. Imana yaravuganye nawe hakaba hashize imyaka 10, humura aryibuka ibihe ibihumbi kugira ngo abisohoze. Yigeze kubwira Yeremiya, aramubaza, Yeremiya uruzi iki? Urabona iki Yeremiya? Yeremiya aramubwira ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Aramubwira ngo kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Haleluya. Kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo risohoze. Luka 1:45, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizagira gute? Hahirwa ubyizera. Kubibwirwa ni kimwe, kubyizera ni ikindi. Kubibwirwa ni kimwe, kubigenderamo ni ikindi. Ariko uhirwa ni uwizera kubyo Imana yavuze, yasezeranije izabisohoza. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndashaka kugira ngo nubake, niko nkunda kwigisha, nubake foundation ya Bibiliya, hanyuma nze kuvuga mu magambo make hanyuma soze. Luka 1:37, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Nta jambo Imana ivuga ngo rigire gute? Ngo rihere. Icyo yakubwiye ntikizahera. Imana ishimwe cyane. Kandi reka mbabwire iki kintu. Buriya nimba hari ikintu dukeneye ijambo ry'Imana. Dukeneye kumva icyo Imana ivuga. Niyo mpamvu usanga abantu benshi muri generation dufite muri iki gihe, abantu bazamuka imisozi, abantu bakurira bakamanuka amataba, abandi bakajya mu buvumo no mu myobo n'ahandi. Ariko ikibabaje ishinga ni ukumva icyo Imana ivuga. Ariko bafite inkuru nziza. Twese uko turi hano, twese uko twicaye hano, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Twese uko turi hano, hari icyo Imana yavuze ku buzima bwacu. Nubwo utahuye n'umuhanuzi bakubwire, nubwo utahuye n'umuntu bakubwire ibyo Imana ikuvuzeho, twese dufite ubuhanuzi bwuzuye buri mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari ikindi nshaka kukubwira. Kuba waravutse uriho, ijambo rigiye kumenya nuko hari umugambi runaka watumye uvuka. Hari impamvu runaka Imana yakuzaniye inaha, kandi ufite umukoro, ufite assignment yo gusohoza impamvu yawe yo kubaho. Nta muntu n'umwe uri impanuka mu bantu bari aha n'abatari hano. Nta muntu n'umwe uri impanuka. Birashoboka papa na mama bakubagana bakakubyara, rimwe na rimwe bakanabyakira nabi. Njamo n'udufilime n'utundi tuntu namwe murabizi, kandi imyaka yanyu murabizi. Umwana telefone, burya cyagiye duhura, nyuma yaho naje kuza gutegereza ngo mbone y'amezi y'umukobwa ndayabura. Bisobanuye ngo wanteye. Ko mundeba nkaho uyu mugabo mutayazi. Ngo tugire ngo muyazi rero. Umuhungu agahita avuga, hari n'abandi bavuga ngo iyo nimero uhamagaye ntishoboye kuboneka, kandi ari we uriho, ari we wabonetse. Cyangwa se akavuga ngo kuko nta network zihari, reka shaka ahantu hari network agahita. Cyangwa se akavuga ngo wihangane, si nyine twabona. Cyangwa se urebe ukuntu waza kuza kundeba nimugoroba, turebe ko twashaka umuntu wadufasha kwikuramo. Reka ngubwire, baba barahuye babishaka bagambiriye kubyara, baba barahuye batagambiriye kubyara, bikaba bisa naho ari impanuka ku mwana w'umuntu. Ku mwana ntabwo ari impanuka. Ku mwana ntabwo ari impanuka. Umva y'amagambo, wazi igihe wari
wabuze aho wagombaga kunyura, waje gusohoza umugambi wihariye. Haleluya. Waje gusohoza umugambi wihariye. Niyo mpamvu ushaka kugira ngo umare impungenge. Hari abantu bagira complexe z'ubuzima, genda mugufi, genda muremure, genda byibushe, genda mfite amatama, genda mfite amabinga, genda mfite amazuru, genda mfite amaso, genda mfite iki. Reka nkubwire, ku isi nta wundi muntu musa ubaho. Nta wundi muntu musa ubaho. Uri unique kandi mu maso y'Imana uri mwiza mu maso y'Imana. Uri mwiza rwose. Iyo ari umuntu ukubwira ngo uri mugufi, akubwira ko kushubira, uzamubwira ngo nanjye ngusha ubugufi. Si byose? Uzamubwira ngo niba utabyemera ngaho wa mugufi turebe. Ntabwo azabishobora. N'umubwira nakubwira ngo wowe uri igikara n'inzobe, umubwira utunanye ngusha ko ndi igikara. Actually nta n'umuntu wahinduka igikara, inzobe yo wahindukayo, ariko ntawe wahindukayo, ntawabwira. So rero dufite impamvu yihariye yatuzanye hano ku isi, kandi duhamagarirwa kuyisohoza uko byagenda kose. Umuhanga umwe witwa Dr. Miles Monroe ni umunyamerika, yaratashe mu ijuru, yarapfuye. Yaravuze ngo ibyago bikomeye ku isi si ugukena, si ugupfusha, si uguhomba. Ibyago bikomeye ku isi ni ugupfa udasohoje impamvu yawe yo kubaho. Ibyago bikomeye ku isi si ugukena, oya, gukena wakena ugakira, ubuzima bwawe bwahinduka igihe icyo ari cyo cyose. Ibyago bikomeye ni ukubaho purposeless life, kubaho ubuzima budafite intego, ugapfa udasohoje impamvu yawe yo kubaho. Yaranavuze, aravuga ngo ku marimbi hariya dushimura abantu ngo niho hari ubutunzi bukomeye cyane. Kubera iki? Kuko abantu basubiranyeyo ibitabo bagombaga kwandika, basubiranayo ubwenge bagomba gusharinga, basubiranayo impano bari bafite batashoboye gusohoza, barinda babahamba bakize. Kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Buri muntu uri hano Imana yamuvuzeho ijambo kandi riri specific. Imana yahamagaye Yeremiya, iramubwira ngo Yeremiya, ndashaka kujya gukora umurimo wanjye, ujye guhanura amahanga. Yeremiya aramubwira oya, ntabwo byakunda, ndi muto, ni mu bwoko butagonda ijosi, aba bantu bameze batya, sinshobora gutinyuka, sinabibasha. Imana iramubwira muri Yeremiya igice cya 45, aramubwira ngo nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda yawe. Haleluya. Ndakweza, ndagutunganya, nkweza uwo murimo ndi kuguhamagara. For your information, nta mahitamo ufite, namaze kukugira uwo ugomba kuba we, uhamagariwe gusohoza impamvu yawe yo kubaho. Nawe utaramenya n'umuhamagaro wawe, utaramenya aho ukwiye guhagarara, Imana yaraguhamagaye. Kandi Imana yaguhamagariye umurimo uri specific, umurimo wihariye, umurimo bwite ugomba gukora. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kuvugana namwe abantu bafite imyaka 10 ba teenagers, kuvugana namwe abantu b'abajene bagifite ejo hazaza biroroshe cyane ko mufite inzozi nyinshi, kandi izo nzozi birashoboka yuko waziteza imbere ukazakura ugahesha Imana icyubahiro. Birashoboka ko izo nzozi wazipfusha ubusa ukamanuka no hepfo California ukacoma rwose, ugacoma neza cyane, ubuzima bwawe bugahinduka ubusa. Ayo mahitamo ari mu biganza byawe. Haleluya. Ayo mahitamo ari mu biganza byawe. Cyanditswe mwaduhaye iri muri ibice 52 iravuga ngo nimushinge ibendera ku nkike z'i Babuloni, mushireho abarinzi bafite amaboko, mushireho n'abarinzi, muringanize abo kujya mu bico. Urwo rugamba kuko Uwiteka yagambiriye ibyo yavuze ku baturage ba Babuloni, akagira gute? Akabisohoza. Aha rero ibintu birasaba bihindura isura. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe nacyo nagambiriye kubabwira uyu mugoroba. Amasezerano ni meza. Iyo twahawe amasezerano rwose, iyo twahawe amasezerano tugira gute? Tugira icyizere cy'ejo.
Iyi Imana yaduhaye isezerano tugira icyizere cyinshi. Buriya abantu baba mu ijambo ry'Imana, Bibiliya ivuga gutya mu Bakorinto mu Baheburayo 11 nka definisiyo yo kwizera umurongo wa mbere aravuga ngo ukwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyo byiringirwa ni ibihe? Ni amagambo Imana yavuze mu ijambo ryayo atuma tubasha kuramuka iyo tuyasomye tukizera hanyuma tukayagenderaho. So rero amasezerano atuma twizera ejo hazaza, kuko ejo ntituhazi. Buriya twava ahangaha twatega imodoka, twatega moto zikaduhitana, ejo ntituhazi. Tuzi ejo hashize, ntabwo tuzi ejo hazaza, ariko kubw'iki Imana yavuganye natwe ejo turahabona. Haleluya! Kubw'iki Imana yatubwiye, yadusezeranije, tubasha kwiringira ejo hazaza, kubera ko Imana yavuganye natwe, kandi yavuganye natwe irinda ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Ikindi, amasezerano tuzanira gukomera ku munsi mubi. Amasezerano atuzanira gukomera ku munsi mubi. Murabizi iminsi ningana nta nubwo isa, hari igihe tugeramo tukahura n'ingorane zikomeye. Ikidukomeza si ikindi, ni ibyiringiro dufite mu Mana. Ni amasezerano Imana yaduhaye akadukomeza. Imana irababwira icyiza cy'amasezerano. Imana ishimwe cyane. Ikindi amasezerano atuzanira kudacika intege. Iyo tugiye gusubira inyuma, twibuka yuko Yerusalemu nziza iri imbere yacu. Twibuka yuko tuzabona umwami Imana. Twibuka ko hari ibyiza biri mu bwami bw'Imana. Twibuka ko hari icyo Imana yavuganye natwe, tugakomera, bigatuma tudacika intege. Ariko reka mbabwire inkuru ishobora kuba mbi cyangwa nziza bitewe n'impamvu. Ndanihuta sindi bujya muri ibyo bigarutse. Hagati y'aho isezerano ritangiwe naho rizasohorezwa hari inzitane n'intambara nyinshi. Hagati y'aho Imana itangiye isezerano naho izarisohoreza hari intambara nyinshi. Niyo mpamvu mbasaba bantu mukiri batoya mukwiye kugira mindset y'urugamba y'intambara, mukwiye kugira imitekerereze y'intambara, mukamenya kurwana izi ntambara zose. Imana yabwiye Israeli, ndababwira ngo mbakuye muri Egiputa aho mwakoze uburetwa imyaka 400, mbajyanye mu gihugu nasezeranije sogokuruza wanyu Aburahamu, kandi nzabagezayo, nzabashingayo, kizaba ari igihugu cy'amata n'ubuki. Baraserebura mu mugoroba bafite yanyu, baraserebuye, bararirimba, baranezerwa, bagira ngo bagiye gusimbuka. Nimujya muririmba indirimbo ngo tuzajya mu mwuka rimwe, ngo tuguruke mu kanya gato, tube twarigezemo. Muzarimbwira iryo juru basimbuka bakagwamo. Muzabwirira n'ijye kwiryamira umunsi muzasimbuka. Birahari hari mureke kwikirigita mugaseka. Israeli barishimye, baravuga bati tuvuye mu buretwa tugiye mu gihugu gifite amata n'ubuki. Njyewe navukiye hanze, navutse ndi mu nzu, hanyuma ngaruka muri iki gihugu nyuma ya nyuma. Gusa muri Abanyarwanda ni mubizi. Hanyuma baratubwira ngo tugera mu Rwanda ngo tuzasanga amata n'ubuki. Noneho dutaha tuzi ko hari ahantu uzabona robine y'amata, robine y'ubuki. Ise rero barabwira ngo mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Baragenda bagisohoka Igosheni ahantu bari batuye, bagisohokayo filime yo kugenda yageze, bagisohoka bageze inyanja imbere y'inyanja itukura, ntibabitse ijambo ry'Imana. Imana ntiyababwiye, ntiyabahaye isezerano. Bageze imbere y'inyanja itukura babona basanga hari blokaje, ntabwo bakwambuka ya nyanja, nta mato ahari, nta bushobozi buhari. Baragiye hakurya babona imisozi, ubutayu n'ibindi, bahindukiye inyuma babona Farawo n'ingabo ze, barabakurikiye. Bahindukira Mose bati harya utubwira ngo harya bavuga ngo nubwo dukunda amasezerano, buri sezerano ryose ryaje rizana n'intambara. Buri sezerano ryose Imana yatanze rizana n'intambara.
bisaba kugira ngo tugire mindset yo kurwana. Dawidi yabwiye Uwiteka ngo aramushima ngo ushime ko wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Uwiteka gitare cyanjye ahimbazwe, yigisha amaboko yanjye kurasana. Imana ni nyiringabo. N'Uwiteka nyiringabo. Ni nyirabasivile. Ni nyiriki? Nyiringabo my friend. Ubwo bahingabo n'izihe? Ni twebwe n'igewe nawe. Tugomba kugira mindset y'intambara. Imana ishimwe. Hanyuma batagira Uwiteka arababwira Mose arababwira ngo niki kiguteye kuntakira? Kubwira Abisirayeli bakomeze bagende. Hanyuma muha instructions zo kurambura ikiganza hejuru y'amazi acikamo kabiri, barambuka baragenda. Bageze hakurya batera ikorasi, Miriyamu na Aroni, uri mushiki wa Aroni n'iterambere ryose rya Isirayeli, batera ikorasi bavuga ngo turaririmbira Uwiteka kuko yanesheje ibitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. My friend, intambara ntabwo yarangiye, ahubwo nibwo intambara igize gute? Uri gusoma bwa Kristo uko nimba mujya musoma ubuzima bw'Abisirayeli bava muri Egiputa bajya i Kanani, bishushanya neza isezerano rishya. Ubuzima bw'umukristo ava mu byaha asataragolinga ajya mu gihugu cyo mu ijuru ni kimwe neza. Iyo umuntu akijwe uyu munsi, nawe ndumva ubutumwa bwiza abantu bajyaga bigisha, umuntu agahagarara imbere y'abantu yambaye agakoti kabisa ubona kamufashe neza cyane, akabwira abantu nuza kuri Yesu uzambara ikoti nyirisha. Iyo namwakira sinakubona araryambaye. Noneho umuntu akaza kuri Yesu ashaka ikoti. Ubwo twakwitana ubutumwa bw'ikoti. Akaza kuri Yesu ashaka ikoti, yamara kubona ikoti, ubwo akazi ko gushaka Yesu kararangiye kuko ikoti yaje ashaka. Yaribura akabona ko Yesu abeshya. Nshuti z'Imana, hagati y'aho duherewe isezerano n'aho rizasohorera hari intambara ihari. Bavuye aho bahura n'ibizazane byinshi. Bahura n'abamaleki. Bamaleki barwana nabo. Bahura usomye ijambo ry'Imana, Imana ibasezeranya yuko batazabaho badafite abanzi. Basezeranya ngo abanzi bari imbere yanyu nzajya mbatsinda ni ruto mbakuraho sinzabakuraho umwaka umwe kugira ngo mutirane. So nubwo dukunda amasezerano rero, tugomba kugira mindset y'intambara. Ikindi, iyo bavuze intambara bavuze iki? Bavuze gutsinda cyangwa gutsindwa. Icyo bavuze gutsinda cyangwa gutsindwa. Tureba abantu bashaka gutsindwa intambara. Kuba mutazamuye ntabwo bisobanura ko mutazatsinda, ahubwo imyitwarire yanyu nigaragaza ko muzatsinda cyangwa mutazatsinda. Reka turebe abashaka gutsinda intambara. Bashaka gutsinda intambara babe successful mu buzima bwabo bwose. Yes, ndabona hari abantu badashaka gutsinda, batanashaka no gutsinda, byose ntabwo babishaka. Ariko reka mbabwire iki, gutsinda no gutsindwa iri mu ruhande rwawe. Ntabwo ari intsinzi si ikintu urota mu ijoro. Wari warota uri kubara amafaranga, baguhaye ipinda amadolari ugiye kuyabara, ukumva wakize, ukumva wakemuye ibibazo, wagira ibyago ugakanguka, wakaguka burya izari inzozi iyo uza kwigumira mu nzozi. Buriya gutsinda success mu byo urimo gukora ntabwo ari ikintu urota, ni ikintu ukorera. Ntabwo ari ikintu urota, ni ikintu uharanira, ni ikintu ukorera. Kandi mwebwe mukiri batoya, ndashaka kubigisha mindset y'urugamba, kumenya kurwana n'umwanzi, kumenya kurwanirira agakiza kawe, kumenya kurwanirira uburenganzira bwawe muri Kristo, kumenya kurwanirira ibyo ushaka kugeraho ukabirwanirira. Reka mbabwire iki gikomeye dufite Imana Data, dufite Umwana, dufite n'Umwuka Wera. Turabafite kandi Bibiliya ivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. So ndashaka kuvuga hanyuma soze kuri iki kintu. Muri iyi ntambara
intambara iri hagati muri aya masezerano yose. Nababwiye ko buri wese afite isezerano, buri wese Imana yamuvuzeho. Ari cyanditswe kiranga asimbutse yega cyagufasha. Nimba wari uzi ko udafite isezerano, cyakira iryo ngiryo bigenda. Nimba wari uzi ko udafite isezerano, fata iryo ngiryo nanjye rwose bari guhabwa. Erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Ni ku Uwiteka nyir'ingabo. Kandi muzanyambaza, muzagenda musenga nanjye nzagira gute? Aha, muzashaka mukore nimugira gute? Nimushaka n'umutima wanyu wose. Iryo ni isezerano ryawe nanjye. Iyi ni garanti ko nawe ufite isezerano. Ariko kugira ngo uhagere inshuti yanjye, ugomba kuba serious. Ugomba kuba ufite iyi mindset. Kuko umwanzi iyo umaze kwakira isezerano, umwanzi nawe bahari arakwitambika imbere kugira ngo akubuze kwizera isezerano. Akwitambika imbere, akurwanye hano, akurwanye ahangaha. Abamaleki barahari, abayebusi barahari, abanyakanani barahari, ibihanda by'abanaki barebare barahari. Ibikurwanya ni byinshi. For your information, Abisirayeli twabonye bavuye muri Egiputa, abikiye mu gihugu basezeranije ni Yosuwa na Kalebu. Bonyine uzasomereza Bibiliya yawe. Abari bakuze bose, abari bakuze bavuye muri Israeli, muri Egiputa bakuze. Abari bakuze bose bagize mindset yo gutsindwa. Icyambere murabizi ko igihe Mose yohereza abatasi 12 kujya gutata igihugu, murabizi ko bagezeyo bakabona igihugu, bakabona challenge, bakabona na opportunity, bagaruka bakabwira iteraniro rya Israeli ngo bitore n'undi muyobozi abasubize muri Egiputa murere. Kubera ko bari babonye abagabo barebare banini cyane, babona ko badashobora kubatsinda. Mu yandi magambo bibagiwe icyo Imana yavugaga nabo. Maze Kalebu na Yosuwa baravuga bati yego, abantu muvuga twababonye natwe, ariko mwibuke ko dufite ijambo ryari ijambo. Haleluya. Mwibuke ko dufite ijambo. Nimba Uwiteka kitwishimira gusa, bari abantu tuzabarya nk'abanyamitsino. Imana ishimwe cyane. Iyi mindset ituma dusuzugura ibibazo biri imbere yacu. Iyi mindset ituma tugendera mu nsinzi ahantu abantu babona gutsinda tukabona gutsinda. Iyi mindset ituma dutsinda. Actually iyo mindset Dawidi yari afite imbere ya Goliath. Aravuga ngo Goliath, wowe ufite ibintu byatuma utsindwa. Icya mbere ntabwo wakira. Icya kabiri wasuzugura Imana yawe. Icya gatatu urasuzugura uvuga amagambo. Nubwo ufite experience mu kurwana n'ibindi byose, ariko jyewe singutera nkanjye. Bwana sifiwe. Ndagutera mu izina ry'Uwiteka nyir'ingabo. Ndagutera mu izina ry'Imana yawe. Uzi icyo bisobanuye? Birasobanuye ngo nemvorofize Imana mu rugamba rwawe. Nazanye Imana mu ntambara yawe. Inshingano rwawe icyo gukora irabizi ko ugishoboye, ntabwo igaruka ngo ukigukorere. Ntabwo bishoboka. So ufite inshingano ugomba gutunganya. Izo nshingano urazizi. Mu gutegeko kabiri yashize inzira imbere yawe. Aravuga ngo ushize imbere yawe inzira ebyiri, iyo kurimbuka n'iy'ubugingo. Niwo ugomba kugira gute? Ntabwo iza kuguhitiraho. Nimba hari ikintu twese tunganya hano, twese uko turi hano tunganya. Waba ufite amafaranga menshi, ufite make ivuka mu muryango w'ibisubizo n'uw'ibibazo, ibyo byose dufite ibintu tunganyaho ubushobozi. Ni ikintu cyitwa amahitamo. Ni ikintu cyitwa amahitamo. Kandi nimba hari ikintu tuzabazwa imbere y'Imana, ni amahitamo yacu. So rero icyo nemera ni iki ngiki. Nemera yuko success cyangwa se gusohoza, gutsinda muri ya masezerano yacu dufite, muri ya mahitamo dufite, bijyana n'icyo wowe wahisemo gukora. Icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Imbere yanyu bamwe barangije senior 6, mwarimo mubivuga, abandi baracyari muri senior ziri munsi yaho, muracyarwana n'amasomo n'ibindi, abandi ntimureba imbere, ntimubona future uko izaba imeze. Ariko muri mwebwe ahangaha muzabona abayobozi bakomeye mu myaka iri imbere. Abayobozi bakomeye, ba meya, ba governors, ba minister, n'abandi bakomeye, ambassadors, n'abandi bakomeye. Kuko muzava ahangaha mujye muri kaminuza mwige mugire muto. Mwirinde
uburyo muhitamo, uburyo gufata ibyemezo imbere yawe. Ubuzima ni ubusa. Iyo washatse ko buba ubusa, iyo washatse ko ubuzima bugira agaciro, bugira agaciro. Imana ishimwe cyane. Uruhare rw'Imana n'uruhe? Ibahaye amasezerano, irababwira ngo sibyo nibwira nzabagirira ni byiza, ni amahoro. Mwese uko muri aha ngaha, izi ibyo yibwira, izi plan ifitiye ubuzima bwanyu, izi ibyo yibwira izabagirira ni byiza, ni amahoro. Irashaka kubarema umutima wa future w'ejo hazaza. Icyo ni gishaka. Imana ishimwe cyane. Ariko muri urwo rugendo hari uruhare rwawe. N'iki mpitamo? Ndahitamo iki? Buriya amahitamo yacu, iyo nza kugira umwanya nari kubabwira abantu bahisemo ibintu bikabagirira akamaro. Nari kubabwira abantu bamwe na bamwe bahisemo ibintu bikabagirira akamaro. Bamwe muri bo hari umudamu witwa Rusi, mujya musoma muri Bibiliya. Rusi yari umumowabukazi. Rusi yashakanye n'abahungu ba Elimeleki na Nawomi. Abo bombi, umugabo n'umugore n'abana babo babiri, bari barahungiye mu wabo. Bagezeyo umugabo arapfa, Elimeleki arapfa, abahungu be bombi barapfa. Umwe yari yarashatse Orupa, undi ashatse Rusi. Hanyuma amaze gupfa, umukecuru arasharirwa, amererwa nabi, ahitamo gusubira iwabo. Ahamagara bakazana babongera, bakazana banyu bakobwa banjye, twagize ibyago twese, mwapfushije abagabo, nanjye mpfusha umugabo n'abana. None rero mbasezeyeho, musubire mu mafamili yanyu, mujye kwiberaho, muzashaka abandi bagore, abandi bagabo, nanjye nsubiye iwacu. Orupa aramubwira ngo kwaheri mama. Biravuga ngo yaramuhobeye, aramusoma, agira gute, aragenda. Hanyuma Rusi aramubwira ngo mama, winyingingira kugusiga, winyingingira kuguta, kuko Imana yawe izaba Imana yanjye, ubwoko bwawe buzaba ubwoko bwawe. Aho uzapfa pfira niho uzapfira, aho uzaba niho uzaba bahamame, kandi nintandukana nawe nzabibona. Umwana w'umukobwa amwizirikaho, that is choice. Uko ayo ni amahitamo, kandi amahitamo yacu aratwica cyangwa akadukiza. Igitangaje, twese uko twicaye hano turi mu ngaruka z'amahitamo twagize ejo hashize, kandi ejo tuzaba turi mu ngaruka z'amahitamo turi gukora uyu munsi. Ndavuga ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi. Ni amahitamo inshuti yanyu. Babaje umwana umwe baramubaza ngo urifuza kuzaba iki? Umwana aravuga ngo ndifuza kuzaba umuyobozi. Undi baramubaza aravuga ngo ndifuza kuzaba pilote. Yenda tuvuge ko bari bakiri bato, batazi icyo bavugaga, ariko ubuzima ni amahitamo. Ubuzima ni choice. Uzasome Matayo cy'ambere, ugisome cyose. Uzasoma mu bisekuruza bya Yesu. Uwo Rusi nababwiraga wari umunyamahanga w'umumowabukazi, niwe ari mu bagore batatu bavugwa baje mu bisekuruza bya Yesu. Kubera iki? Amahitamo yakuzamura gushyira ahantu, amahitamo yagusubiza hasi ukabusa. Hari abantu birirwa bivugisha ku muhanda bambaye bahengetse ibipesu babifunze binyuranyije gutya. Umunsi umwe bahisemo kujya kunywa itabi, bahisemo kujya bakwepa mu rugo, bakwepa amashuri, bagira bati babihisemo. Yazaga ngo kubeshya, babihisemo. Hari abajyana bakabwira ngo oya, ntabwo ari uko nabishakaga, ngo bose sinzi ukuntu byagenze. Oya, urabizi uko byagenze. Hari n'abana b'abakobwa bize kuza kundeba, arambwira ngo ari kurira, arambwira ngo pasiteri ngo rimwe gusa koko kuki Imana irenganya? Rimwe gusa uziryo rimwe gusa uko byagenze. Reka bavuga sitori gashobora kubafasha. Rimwe gusa uko byagenze. Umukobwa umwe yatumiwe n'inshuti ye, boyfriend cyangwa se bestie. Ari bestie ko musiga muvuga besto. Murandenganya 50 ubu ni mundajyamo, ntabwo ibyo ntamenya ndi mundenganya rwose. So rero abwira umukobwa abwira inshuti yarabwira ngo tujyane
tujyane tujye kwitabira gahunda bandumiyemo umperekezi bagenda. Bagezeyo basanga Besto cyangwa Besti simbizi nawe yashatse Besti, yashatse inshuti nawe yishiraho ngaho. Noneho wa wundi wamujyanye mu ntebe hano ndashoje, wa wundi watumiwe waje ku nshuti ye bavuganye, amufata ukuboko amujyana muri shambwe. Ubwo mu yandi magambo wa wundi bamusigiye wa wundi by default, aramusigara. Batangira hajya witwa nde, nitwa gutya, bigenda bite, hari ubwo tuye he, bimeze bite, n'ibindi ntazi. Hanyuma biba rimwe gusa abantu bataziranye. Zicyavuyemo yasanze yarambuye agakoko gaterese, akandujwe n'umuntu ataziranye bahuye bamuzi. Twebwe turabapasitori tugira ingorane nyinshi, abari mukuru n'abatari mukuru bose baraturira. Araza pasiteri rimwe gusa pasiteri rimwe gusa, ubwo se Imana n'undi itarenganye. Reka mbibarize ikibazo, Imana irarenganya ntirenganya? Ntabwo irenganya. Rimwe gusa se ubundi byagenda biba rimwe gusa. Hari umuntu ukubwira ngo nta bundi buryo bwari buhari, nta bundi buryo. Reka nkubwire, hari uburyo burenze igihumbi. Uburyo burahari. Nshuti yanjye, amahitamo niyaneterera ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Kandi icyo ushoboye guhitamo neza wishingikije ku Mana Data, Imana n'Umwuka Wera, icyo ushoboye guhitamo neza kizakugeza ku ntsinzi yawe. Haleluya. Kizakugeza ku ntsinzi yawe. Komera Yesu amashimwe cyane. Ndashoje ndagira ngo mbifurize amahitamo mazima. Nababwiye ko muri icyo gitabo cya Matayo cya mbere harimo abagore batatu bavugwa bonyine mu gisekuruza cya Yesu. Abagore ni bande? Harimo Rahabu, harimo Rusi, harimo na Mariya, n'abandi batatu bonyine. Kandi uwo Rahabu murabizi namwe uko byagenze. Abasoma Bibiliya, nawe yari indaya ahitamo kujya mu bwoko bw'Imana. Rahabu nako Rusi ahitamo kuva iwabo yomatana na nyirabukwe, yomatana n'ubwoko bw'Imana. Hanyuma abo ngabo ubuzima bwabo burahinduka. Dufite amasezerano twasezeranyijwe n'Imana. Imana irayasohoza umunsi ku munsi, hari n'ayandi yaduhaye itarasohoza. Ariko reka mbabwire akantu kamwe senge, ayo masezerano dufite harimo atazasohora, hariho n'amasezerano atazigera asohora. Kubera iki? Kubera yuko iyo wavuye mu byizerwa ntabwo amasezerano yasohora. So rero muracyari batoya, umenye ko Imana idufitiye umugambi mwiza, ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Yaduhaye amagara mazima, iduha ubwenge bwo kujya mu ishuri, iduha igihugu kizima. Hanyuma ifite n'umugambi wo kutugeza kure, ariko tugomba kugira mindset yo kurwana ku isezerano ryacu kugira ngo turibungabunge, duhitemo neza. Amahitamo yacu azasohoza icyo Imana yaturemeye. Imana ibahoresha kandi Imana ibagire neza. Mwami Yesu, turagushimiye, uri wo kwizerwa kandi uri wo kwiringirwa. Ni wowe usezeranya kandi ugasohoza. Ibyo wavuze no kubikora uzabikora. Aba bana bawe bari imbere yawe barakwizeye, abandi barashaka kukwizera. Turasenga kugira ngo ubuntu bwawe babeho kandi ubashoboze kumenya guhitamo ufite umumaro, guhitamo biguhesha icyubahiro, guhitamo kukubaha, guhitamo gukiranuka, guhitamo kugendera mu nzira zawe, guhitamo neza kugira ngo bazashobore gusohoza impamvu zabo zo kubaho. Urakoze kubagirira neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Yesu amashyi cyane kandi nagira ngo tukiri hano mutarava muri iyi nkuru